baby bitese urumeze neza ariko twageranye ibihe byiza se shabye binakuru umunsi wanshimishije ntabwo wabikunze akira wow you are so beautiful I like you asa neza kabisa bibaho nyine hari igihe kigera abantu bakanezerwa akabijyana ikigero bizi n'ujya ubona byagiye hasi jya wemera ko byagiye hasi byo nubona byanagiye no hejuru wemera ko byagiye heza sibyo bizajya bigana ijya wumva ko ari heza ntukabivuga batigeze ko ari habi sibyo ntabwo mbeshya no ntabwo nakubeshya oh my god seka neza reka nyine byanga shanze gute se byagenze bite ushaka amafaranga naga nanjye mba mbereyeho kugira ngo nshimishe sibyo kuko ngukunda banumva nibyo mfite nabiguha sibyo kandi nibyo mfite mbiguhaye ntibabikunda se yes kuri wihangane ejo nawe mfite akazi karabura ni ngombwa ko nshakisha kandi nakabanya mu ruganda ariko ngiye kuyashakisha ndebe ko nyabona cyo nzagwa amafaranga cyo witaho na umusatsi sibyo utera n'utuntu tw'utuntu harya mutwitanga iki makeup wow makeup sibyo yes ndagushakira kandi mwizere sibyo nyuma y'iminsi 2 ndaguha amafaranga wiyiteho kandi iyo umuntu ntabwo nabikora nakubeshya mubeshye se sinanakwirengagiriza sinanakubeshya sibyo kubera ko uwanjye ngomba kukwitaho iyo ushaka kurya ibiryo bihiye neza no kubishakira ibirungo ndabeshya binagubeshya rero nawe ngiye buryo uzajya uri smart kugira ngo wenda mbangamirwe nuko ahubwo nge numva reaction yo kugushaka nyine ari nyinshi sibyo kuko ubusa neza sibyo se bebe wagira kakonera isa sare akumukobwa nogira isa ntubizi kuri ayo mafaranga bakene ndaza kubigukorera sibyo none reka dutandukane none amasaha yagiye none kugira ngo banze njye gushakira utwo dufaranga uze kwiyitaho subizi ko ngukunda bye turi kumwe sawa ubwo ngubwo ndaza guhamagara ngo niba yabonetse uyiteho kandi remember uri uwanjye nta wundi ndakura hehe emera umukobwa ko mugurira kwa mafonde niba ari amafonde ngo narujare ivuri ngashaka amafaranga akabukobwa bikigiye babaye batiko use none ndakura hehe iyi mitwe ndayiteka gute mu kanyamana sanga kubundi saa 8 nari mfite akazi ngo ngiye kugashaka mu ruganda ngo ninkabona ngo ndama amafaranga okay imitwe ni imwe rero ngiye guteka imitwe muri quartier ndabona amafaranga ngiye kwihindura umuntu kandi quartier ndabizi harimo abantu batanze nimbaje n'imbere barayama kandi ubwo nagiye gafe ntunyureho umva bamfungurise umusaza urashize none nawe kabisa mfungurira reba ukuntu najya kwiberaho nanjye ntabwo biba byoroshye kabisa ese kutavuga niko fungurira umusaza rega nta kibazo cyanjye aho ikibazo ni mwebwe mamuna wagiye niko yewe utagira ngo wenda ndi kwikoresha cyangwa iki nani rwose garafe ese kutavuga byagenze wagiye se sinumva se ndumva ugihari niko uri na rasita mbese ufite n'umusatsi kukaze none se wampaye nk'agahumbi basi cyangwa bibiri nkajya kwinywera wabaye naratsitani kwita hasi ndahuma niyo mpamvu rero ushatse washaka uburyo ngenza harakunikemura akabaza muntu inzara bimeze nabi kabisa garafe yangane pe sibyo yangane nawe umusaza ntabwo ari ubujura alhamdulillah ntabwo ari ubujura ndakabaruka none sinkunda kubeshyira iki ngiye ntabwo ndi gusama aya nanga yahise nese amafaranga ntafite mu ntoki se namenya gute yari yewe mfite amafaranga mu ntoki ndamenya simbona nako numva ibi ni 2,000 rwose ahubwo urakoze yabwiwe n'iki ndagenda yakora nkanyumva none se tasha mwana Imana iguha umugisha urakoze
Tengo hano umva mugenda mutetete. Mwiriwe. Makuru. Buri muzima. Namwe namahoro. Mwazamuka gase. Haranda tugiye hano imbere gato. Nge namanukaga. Nge ara hakurya ariko nyine nabasabaga nyine mu myira basaba. Ariko abateka mutwe babaye benshi muri Kigali. Ese wabaye iki? Wabaye iki? Sinzi kuntu nagize ntya. Ndatsitara. Agakoko bakajya muri iso no hasi ngo mutwe ntabwo yaceceka nagaruka mutwe no murwayi. Ntabwo yasanga ntabwo ndi umurwayi. Ndi mu myuryo. Ntabwo nureba. Oya kureba gutyo urareba ko ndeba ko simbona. Ntabwo uri kundeba. Uyu ni umuteka mutwe. Ihangane. Ubundi se Ngaba yitwaje n'agakoni. Agakoni akimumyambye ntabwo rata ndi umurwayi ahubwo ndi impumyi. Kuko nabasabaga naho akamufite mumfashe mufungurire nikomereze nje kugira gute. Ubwo se wabyize nk'igihe kingana ute? Yewe nari mfite ayo nari ngiye guhahisha. Ma ugiye kumuha amafaranga no kuri inzara yanyishe. Inzara yanyishe wiyamuha. Umugisha mwihorere uyu si wowe ko wagenda ugakorera n'amafaranga uyu ntabwo yashobora. Hari igihe bazagukonyora shaka oya nizasense niza 500 hanyuma ubimenye ute ndayakorakora nkayumva kugira amahoro debire pe uri imbobo katwigendere gusa hari igihe bazagukonyora oya mu uzakira Imana izagukiza nuko uramenya aho yabika yabika mwanga reka numve niba yakizemo sawa komera ubara ubukira ntabwo uzakira ngo urarwaye se nuhumye savuze ngo urahumye se tubana n'ubumuga ntago ari impumyi tunukubana n'ubumuga bwo kutabona ko ntago wabyita impumyi mujye mutwubaha oya ihangane ngaho mbabarira sawa nta kibazo reka ngende birugana amahoro y'Imana yego Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Yango si munsi ndacyaburaye se. Imana. Yango arangeza kabisa. Aho se mu. Ntago ari wowe. Uretse nyine kumbona reka nanjye ndakubona. Uretse be vayano ngino nko kumvanye. Yego nko kumvanye Yego karyo mba ndi kuvuga. Niko. Yewe uretse gato je ndakumvikana abantu neza kandi niyo ugize mu mitege nigeze mpora nawe kuva Mbikane rero. Jewe ndakwanze nigeze mpora Mbikane uretse gato Mereza amafaranga yawe. Ni gute bebe ndi Vuba. ko yari mu none se niko usanze n'iki kigo inde ko ari mu mukete se navuye hera Mereza. gute se ariko Mereza Imana none se gahunda ni iyi uretse gato we wahuse yagenze uretse gato none se kandi yarafashe ako se none ibi ni kimwe Imana none se ngo umunye ntabwo ari mu mye none ntabwo ari ako se mukeze undi twa n'amaho muranjombesheje none se mukajya wari kumutekera abantu bitwerere. duhuye mu kanya abagabo bari kunyambura njewe none reba arareba nimwige nawe muka ngo umukecuru nawe nawe shiri wajya Hanyuma amafaranga wayakora. ayahese betakere amafaranga ngo ni impumyi fata udufaranga mwana wanjye ari kwirirwa ndatumuha mereza ntasoni abateka muri Kigali mwabaye agenda ubusa nkubona nk'inda wagakubitwa n'inkuba ndakuvumye mvuka mu basinga